Reka nshuti mukundwa twongere dushimire Imana ku bw'aka kanya tubonye ko kwiga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Icyigisho turi kwiga muri iki gihembwe ni igitabo cya Mariko. Iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kwigisha abigishwa umugabane wa kabiri. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya 10 umurongo waho wa 45. Haranditse ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa, ariko kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo y'uyu munsi ifite umutwe uvuga ngo urashaka ko ngukorera iki? Aya niyo magambo tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Reka duce bugufi imbere y'Imana dusenge mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera abane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urashaka ko ngukorera iki? Nicyo cyigisho tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Reka dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 10, duhere ku murongo wa 46 tugeze ku murongo wa 52. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Umurongo wa 46. Nuko bagera i Yeriko. Akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo iti, umwenda wayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amanukira mu nzira. Aha rero turahabona uburyo Kristo yakijije Barutimayo wari ufite ubumuga bwo kutareba. Ariko se nshuti mukundwa, ni iki Barutimayo yakoze ubwo yumvaga ko Yesu anyuze ahantu yari ari? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, uretse ahantu hake gusa, ubundi Yesu yabuzaga abantu kuvuga ibitangaza bye ndetse no kuvuga uwo ari we. Muri iyi nkuru, ubwo yavaga i Yeriko, umugaba w'impumyi
umugabo w'impumyi wari wicaye iruhande rw'inzira, ubwo yumvaga ko ari Yesu w'i Nazareti, yatangiye gutaka ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu bagerageje gucecekesha iyo mpumyi ngo ireke gusakuza, ariko ntibabibasha. Ntabwo Barutimayo yitaye ku byo abantu bamubwiraga, ahubwo yarushijeho gutaka cyane ati, mwene Dawidi, mbabarira. Amagambo ye yari akubiyemo kwatura ko yizera Yesu nka Mesiya, kandi ko yiringiye ko Yesu ashobora kumukiza. Mu gihe cya Yesu, izina mwene Dawidi ryahabwaga ubusobanuro bubiri bufitanye isano: kongera kwimika umwami ku ngoma ya Isirayeli. Kandi uyu muntu uvugwa yajyaga kuzaba umukiza, kandi yari afite n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni. Yesu yarahagaze abasaba guhamagara iyo mpumyi. Iyo mpumyi yataye umwenda wayo, maze irabaduka yegera Yesu. Mu gihe Yesu impumyi zahabwaga agaciro gake mu muryango mugari w'abantu, kimwe n'abapfakazi ndetse n'imfubyi. Abantu bameze batyo babaga bari munsi y'umurongo w'ubukene, kandi babaga bari mu kaga. Uwo mwenda washoboraga kuba ari wo mutekano w'iyo mpumyi. Gusiga uwo mwenda bisobanuye ko yari yizeye ko Yesu ashobora kumukiza. Nshuti mukundwa, igihe Barutimayo yumvaga ko Yesu amunyuzeho, yumvishe ko mu by'ukuri Yesu ari ushobora kuba yamukiza. Ni ukuri Barutimayo yumvishe ko akwiye kwegera Yesu, kandi kwita Yesu Dawidi, umwana wa Dawidi, byari bisobanuye ko hari ubushobozi bwinshi cyane yabonagamo Yesu. Iyo yamubonagamo nk'umukiza, kandi koko Yesu niwe mukiza wagombaga kuba yakiza abanyabyaha be. Barutimayo rero, igihe yari yasize uyu mwenda we, kandi umwenda wari ufite ubusobanuro bwinshi cyane kuri we. Uyu mwenda rero washoboraga kuba wari umutekano we. Ubwo rero kubwo kumva Yesu, yiyemeje no kuba yasiga uwo mwenda. Gusiga uwo mwenda bisobanuye ko yari yizeye ko Yesu ashobora kumukiza. Ntabwo Yesu yigera ahemukira abamwizeye. Mu by'ukuri, umusanze wese amushakaho ubufasha arabubona. Yesu yabajije iyo mpumyi ikibazo gisa n'icyo yabajije Yakobo na Yohana. Dusanga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 36. Urashaka ko ngukorera iki? Itabanje gushidikanya, iyo mpumyi yasabye Yesu kuyihumura, aribyo Yesu yahise ayikorera. Iyo mpumyi yakurikiye Yesu mu nzira. Ni ukuri iyi nkuru ifitanye isano no kuba umwigishwa uboneka mu gice kimwe cyo muri Mariko, ikaba urufatiro rw'ibindi nkuru yo gukiza impumyi iboneka no muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 22 kugeza wa 26. Izo nkuru zombi zigaragaza uburyo kuba umwigishwa bifite aho bihurira no kurebesha isi amaso mashya. Ni ukuri natwe tukwiye kurebesha isi amaso mashya. Rimwe na rimwe iyo tugitangira ntabwo tureba neza, ariko buri gihe dukurikira Yesu mu nzira atuyoboramo. Bene data, natwe icyo tukwiye gukora, tukwiye gukurikira Yesu ndetse tukamukurikira mu nzira atuyoboramo.
iyi si twe kuyirebesha amaso mashyashya, kandi aya maso n'ahandi twayavana uretse kuri Yesu. Yesu akwiye kudukuraho ubuhumyi dufite, tukaba twarebesha isi amaso mashyashya. Nshuti mukundwa, muri aka kanya icyo nagusaba ni uko ukwiye kwisuzuma mu mibereho yawe yose, ukareba niba koko ukeneye Yesu, nawe ukaba wataka ugira uti Yesu mwana wa Dawidi ndagukeneye. Natwe muri aka kanya imibereho yacu yose ikeneye Kristo. Kristo niwe dukeneye mu buzima bwacu bwose. Aka kanya ndagusabye kugira ngo nawe wumve ko ukeneye Kristo muri weho, maze umurarike aze agukoreho, agukize ubuhumyi. Icyo nicyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe no muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo utwiyoborere, ubane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.